Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Tunejejwe n'urukundo rw'Imana ko twongeye kugera muri uyu mwanya wo gusenga Imana no kwegera Imana. Ubushize twaganiriye ku ijambo ryitwa inzira, kuba mu nzira yo gukiranuka, kuba mu nzira yo kwezwa. Ariko uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wo tugiye gusengera ibyifuzo twifashije ijambo ry'Imana, kandi turasengera ibyifuzo bitandukanye. Buri muntu wese ntawe utagira icyifuzo, buri muntu wese agira icyifuzo. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana dusengera n'ibyifuzo. Zaburi ya 76 ku murongo wa 7. Ari ijambo rivuze ngo, Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera. Imana ishimwe. Ndasubira muri iri jambo. Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera. Imana ishimwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Twinjiye mu mwanya udasanzwe, umwanya ukomeye. Dusomye ijambo ryawe rikomeye, ijambo ryawe riruhura, ijambo ryawe rikiza. Twemerere uze ubane natwe muri uyu mwanya, abadukurikiye aka kanya n'abazumva iri jambo, buri muntu wese ahemburwe naryo. Umwuka w'Imana ganze kandi ategeke muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Dusomye ijambo rivuze ngo, Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi byari bifite umuvuduko, bije guhitana abantu b'Imana, byari birimo byirukanka. Gucyaha kw'Imana kwarabicubize, kurabisinziriza, kubisinziriza guhwera. Guhwera ni ikintu gihwereye ntikizagaruke mu mateka, ntikizagaruke ku buzima bw'umuntu. Gucyaha kwawe kwatumye amagare n'amafarashi bisinzirira guhwera, birasinzira. Mana ya Yakobo, Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Gucyaha kw'Imana, wowe nkurikiye kuri iyi cana ugusenga Rwanda, njya nkubwire ko hariho Imana yagucyahira ibiguhagurukiye. Ubundi ibintu byose bihiga umuntu ni ibiremwa, ubiyoboye n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nibo babifiteho uburenganzira. Ikintu cyose ntikizagukanga kiri mu isi, kuko hejuru yacyo hariho imbaraga z'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Dusomye iri jambo rivuze ngo, Mana ya Yakobo, gucyaha kwawe. Hanyuma wowe nkurikiye, ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Kuko iri joro naryamye, Umwuka w'Imana arambwira ngo dusengere ibyifuzo ku bantu. Dusengere ibyifuzo duhere ku badamu batwite, kuko hariho imbaraga z'abadayimoni zishaka kubariganya umugisha wabo. Ariko hari Imana ije gucyaha izo mbaraga ikazihagarika burundu. Imana igihagarika imyanzuro abantu bayipanze, abarozi bayipanze, ikavaho.
turajya dufata ibyifuzo bibiri. Tujya gufata icyifuzo cya mbere, icyifuzo cy'uko Imana ishyira uburinzi ku badamu batwite. Imana ibacyahira imbaraga z'inzingo, Imana ibacyahira imbaraga z'impfu, Imana ibacyahire, hanyuma bazabyare neza, babyare hungu na kobwa, batahari bazima n'abana babo ari bazima. Dufate n'ikindi cyifuzo cyo kutagira agaciro mu muryango. Umuntu akaba mu buzima nta gaciro afite, abarozi bakagenda bakiyongeza, bagafata ibye, bagafata umugisha we. Ni kumuka Imana nyereka, nabonaga abantu barafatiriwe, umuntu yagira ikintu ajya gukora kikanga, yarafatiriwe. Umuntu agapanga ubucuruzi bwarafatiriwe, bizinesi yarafatiriwe, umunezero mu rugo warafatiriwe, ibyishimo byarafatiriwe. Umuntu nubwo agenda arimbye ameze neza, ariko mu mutima yarashwanyaguritse kubera imbaraga z'abarozi. Reka dusengere ibi byifuzo bibiri. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye, imbaraga zawe zisumba iz'abarozi n'iz'abapfumu n'iz'abakunikuni. Imbaraga zawe zirasenya, imbaraga zawe zirarimbura, imbaraga zawe ziratwika, imbaraga zawe zirabohora. Turategetse ngo inzingo zose zari ziri kuri aba babyeyi nizicike mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bazakire kubyara, babyare neza. Twirukanye imbaraga z'uruzerero, imbaraga ziyoberanya zabujije abantu kutagira ikintu bakora, bakaho muzima nta kintu na kimwe bafata ngo gikunde. Izo mbaraga turazirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ukuri igisuzuguro cy'abadayimoni ku buzima bwabo, amateka ahinduke. Tubyatuye gutyo twize kuri Imana ibikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Reka dukurikizeho ikindi cyifuzo umwuka w'Imana yanyeretse. Umuntu wese Imana imuremye, imuremera kuzashaka akagira urugo rwiza. Nta muntu utifuza kuba yashaka akagira agaciro mu muryango, akicaza abasaza, abantu bose akavuga ngo hari Imana ibikoze. Ndagira ngo uzamure kwizera aho nkurikiye, we mukobwa, we musore, we mufiyemere wicaye, we bateye inda ukaba nta byiringiro ufite, wowe ubabaye, ndagira ngo uzamure kwizera. Imana ibasha gukuraho imigozi. Ntabwo ari njye wera ari yikuraho, ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera niba babasha gukuraho iyo migozi abarozi baguhambiriye. Turagifatanya n'icyifuzo cy'akazi. Ushobora kwiga ukarangiza, abarozi bakaguhambira, ibintu bikanga, inyatsi zigahaguruka, ariko mu ijuru hari Imana ibasha gukuraho igisuzuguriro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, umuntu wese unkurikiye kuricana, umuntu wese ukurikiye ijambo ryawe, uri Imana ijya imwaza, ukamwaza abarozi bagakurwa n'isoni. Nubwo abarozi bari barimo bafatira urushako rw'abana b'Imana, nubwo bari barimo bafatira mariyanze, bafatira umunezero w'abana b'Imana, lekose ne manditala lobere sinimo, turahagarika izi mbaraga z'abadayimoni. Uwera wa Isirayeli, ukura imbaraga z'inzingo ku buzima bwabo, ukura imbaraga za karande ku buzima bwabo, ukura imbaraga zo kurata amahirwe. Uyu mupfumu uhora ubuza abana amahoro, umuntu agapanga ubukwe akaba arabwije, umuntu agapanga mariyazi ikaba irapfuye, umuntu akerekanwa bikaba birasinziriye. Uyu mupfumu natsindwe mu izina rya Yesu. Uyu mupfumu turamuhagaritse mu izina rya Yesu. Hejuru y'imbaraga ze hariho imbaraga z'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Twirukanye imbaraga zituma abana b'Imana batagira agaciro. Newe ko sini mandola, uri Imana igikuraho ikimwaro. Kuraho ikimwaro cy'uriya mukobwa ufite imyaka 40. Uri Imana ishobora byose. Enewa yasinimo, uhindura amateka bikamenyekana. Kuraho ikimwaro, ugikureho, kuko uri Imana igikuraho ikimwaro kikavaho. Turene mariage ku bana b'Imana,
twirukanye imbaraga zose zo kwishingira n'umuruho no guhera aho ngaho. Turavuze ngo nibakire ubukwe, kuko uri Imana ifite imbaraga. Uri Imana itanga urufunguzo rw'akazi. Iyo wafunguye nta muntu ufunga. La sinimo. Uwiteka mu izina rya Yesu fungura, kuko uri Imana ifunga. Fungura papa, fungura nawe akore, fungura yinjire, fungura yakira urufunguzo, fungura kuko uri Imana ifungura. Mu izina rya Yesu tanga urufunguzo ku bana b'Imana, tanga urufunguzo ku basore, tanga urufunguzo ku bakobwa, tanga urufunguzo ku bagabo, tanga urufunguzo rw'umugisha, kuko iyo wafunguye nta muntu ufunga. Nubwo turi mu bihe bikomeye, ariko turavuze ngo Uwiteka iyo wafunguye nta muntu ufunga. Neweza mini mandola. Iyo wafunguye umuntu ariga, iyo wafunguye umuntu aracuruza, iyo wafunguye umuntu arayobora, iyo wafunguye ukaba ngo nguhaye umugisha, nta muntu wambura umuntu. Nibakira akazi, kuko uri Imana igatanga. Ubereho kugira ngo uhindure amateka ku muntu. Wowe uri Imana ikingura ibyari byarakinzwe. Ngushimye ko nicyo gikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Turakurikiza w'icyifuzo Umwuka w'Imana yambwiye cy'ibitambo. Umva, ibitambo aborozi batanze ku buzima bwawe, Imana irabihagaritse. Leko enema, ibitambo ibyo bagiye gutamba, aho bajyanye amafoto yawe, aho bajyanye imyenda yawe, ani wezane mandala, ibitambo batanze gutazigera ubahurama. Ibyo bitambo Umwuka w'Imana atangaje ko abihagaritse ku buzima bwawe. Ibitambo bituma nta munezero ugira. Uyu mwaka baravuze ngo ntuzawurangiza, ko bw'imbaraga z'Imana ugomba kuwurangiza. Imvi zikarinda ziba uruyenzi. Deniza mandala, imvi zikaba uruyenzi, Imana iguhetse. Imana niguheke. Imana nikureho ibitambo bashyize imbere yawe. Imana nikureho ibitambo ibyo batanze ku bana bawe, ibyo batanze ngo utazakora, ibyo batanze ngo utazubaka, ibyo batanze ngo utazabyara, ibyo batanze ngo utazagira agaciro nk'abandi. Ibi bitambo Umwuka w'Imana nk'uko yabinyeretse uhora wizengurukaho. Washatse ikibazo ufite warakibuze. Yesu nawe ukuraho ibitambo batanze ku buzima bwawe. Nibashaka bakorane gute, nibashaka bashaka imiti imeze gute, nibashaka bakwiba imyenda dore ko bayijyanye, nibashaka umva hejuru y'izo mbaraga zabo hari Imana Data n'Umwana n'Umwuka we. Uwiteka nyir'ibihe, Imana ishobora byose, ufite ubutware n'ubushobozi. Muri kano kanya imbaraga zose zarwanyaga abera, imbaraga zarwanyaga abantu b'Imana, imbaraga zarwanyaga abanyamasengesho, imbaraga zarwanyaga amasezerano, ibitambo batanze ku buzima bwabo. Umuntu agahora yibaza impamvu atagira amahoro. Umuntu agashaka umuziza umugisha wamuhaye, umuntu agashaka umuziza amashuri wamuhaye, umuntu agashaka umuziza ubwiza wamuhaye, umuntu agashaka umuziza imibereho umuhaye. Ene wayasinimo mu bubasha duhabwa n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera, turahagarika izo mbaraga mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Iki gisuzugurira Imana ikivanyeho. Dukurikijeho icyifuzo gikomeye cyane, icyifuzo cy'ubukode gikomeye cyane kiri gutuma abantu badasinzira. Ntabwo abantu bose ariko muzabona amazu wapi. Oya, muyabonye ntabwo abayakodesha se babona amafaranga gute. Ariko Umwuka w'Imana yambwiye ngo hari ab'Imana ikiri inzira igiye kuvana mu bukode. Ntabwo ariko abantu bose tuzagira amazu yacu, oya, ariko hari abantu Imana ikuyeho igisuzuguro kandi bamaze igihe kirekire babwira Imana ngo Uwiteka udukureho iki gisuzuguriro. Turagifatanya n'icyifuzo gikomeye cy'imanza nabonye imbere yanjye. Izi manza Imana niyiburanira imanza, kandi Imana yiburaniye umuntu aratsinda.
wowe uri gushaka kubyutsa ibitabyutswa, rekeraho. Uwo wirukankaho n'umunyamasengesho sigaho. Izi manza z'ibinyoma, izi manza z'amahugu, Uwiteka yambwiye ngo aze kuburanira abantu barengana. Ni imanza imanza. Imana ikurinde kujya mu rukiko utazi ibikujyanyemo by'imanza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana yihagije. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Iyo uvuze umuntu wese aramenya ko wavuze. Ibi byifuzo byose tubizamuye imbere yawe. Ibi byifuzo byose turabizamuye. Ni wowe ubasha gufata umuntu nta byiringiro yari afite, nta cyerekezo yari afite, ukamumereza akayuzi, ukamukingurira umuryango, warangiza ukamuvana mu buzima bubi, ukamuvana ahantu habi, ukamutereka hagutse. Ni wowe utanga urufunguzo rw'umugisha. Ngushimiye abantu uvanye mu bukode bitunguranye, kandi ngushimiye imbaraga zawe zikomeye. Ngushimiye kuri Imana iburana ugatsinda. Ibyo urabikoze, ntuhabwe icyubahiro kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Dukurikiza w'icyifuzo cy'ubugumba. Ubugumba, wowe wagiye kwivuza, ukurira indege, bakakubwira ngo genda wihangane, hari Imana itanga urubyaro. Umva wa mupapa we wishwe n'agahinda ko nta rubyaro ufite. Umva, hari Imana itanga urubyaro. Niko Umwuka w'Imana yambwiye. Iyo abantu bananiwe, abaganga bajya bananirwa. Iyo abantu byabacaze, dutegereza Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Wowe unkurikiye, fata ikiganza cyawe urambike ku nda yawe. Nurangiza upfukame cyangwa se usenge uhagaze, ubwire Imana ngo muri uyu mwanya ndizeye ko umpaye urubyaro. Imana ikuyeho ubugumba ku buzima bwawe. Ibyo bibyimba Imana nibasha kubiyengesha. Kandi Imana ifite imbaraga zo gukora. Yakoresha abaganga, yanakora ubwayo irihagije. Wowe akira urubyaro, kuko ari Imana itanga urubyaro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tugushimiye ubutsinzi bwawe, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imirimo ikomeye ukora, tugushimiye kuri Imana itanze gutwita. Ibyo wabikorera Elizabeth biramenyekana, ubikora Hana biramenyekana. Kuri iyi tariki n'uyu mwanya ngushimiye ko hari umuntu uhaye urubyaro, kandi si umwe si babiri, ahubwo utanze amakuru kugira ngo bimenyekane kuri Imana ibikoze. Uhinduye amateka bikaba bimenyekanye. Utanze urubyaro nubwo umuntu yari ari mu icuraburindi, ngo Mwana, nubwo yagisamagazi kavamo, nubwo byari byaramucanze, ngushimiye kubikoze. Muri uyu mwanya muri amateraniro turimo yanga kuri Cananga, ngushimiye kukuye igisuzuguro cy'amademoni ku buzima bwe, mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Dukurikiza w'icyifuzo cy'abanyeshuri. Imana igitanga ubwenge. Imana igitanga ubwenge. Turagifatanya n'icyifuzo cy'itorero. Itorero ku isi, itorero ry'Imana ririmo ryangirika. Itorero ry'Imana ribabaje muri kino gihe. Iki cyifuzo cy'ubwenge tugiye kugifatanya
n'iki cyifuzo cy'itorero ry'Imana. Iyo tuvuga itorero ntabwo tuvuga idini runaka, ahubwo turavuga amadini atandukanye ku isi, ari mu gihugu cyacu no ku isi. Itorero aho riri hose ririgunze, abantu bose barigunze kubera igasuzuguro k'abadayimoni, ariko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye, imbaraga zawe zirazura, imbaraga zawe zirakiza. Ngushimiye kutanza ubwenge. Uyu bari barakubuye, barafashe umukubuzo bagakubura mu mutwe we. Ngushimye kuhinduye amateka ku buzima bwe, ukaba muhaye ubwenge, bikazamenyekana asengera, bikazamenyekana mu bavandimwe be. Kuri Imana itanga ubwenge. Ngushimiye kuri Imana iramiye itorero ryawe. Itorero ryawe urariramiye, ryari riri mu bwigunge. Reba isengero zajemo imirayi, nta materaniro aheruka, ibintu byose byaranze papa, ariko ngushimiye ku itorero ryawe riramiye. Ongera ufungura imiryango, abaramya abaramye, abahimbaza abahimbaza, ababwiriza ababwirize, abavuga ubutumwa buvuge, abakira ibyaha bikire, abuzura umwuka wera bawuzure, abafite ibinimba n'agahinda bikirira imbere zawe. Ngushimiye kuri Imana ibikoze, ngushimiye kuri Imana ibikoze. Ibyo urabikoze kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Dushoreze ku cyifuzo cy'igihugu, ni icyifuzo cy'umuntu wese ugira ishyaka ryo gukunda umurimo w'Imana muri rusange. Icyifuzo cy'igihugu, umutekano, uburinzi n'ubuzima. Tudafite umutekano ntitwasenga, ntitwakubaka amazu, ntitwacuruza, ntacyo twageraho. Twese twa turi mu marira nk'uko bimeze, ariko hari Imana itanga umutekano, igatanga umunezero, igatanga ibyishimo. Imana ishimwe. Iki cyifuzo nicyo tugiye gusorezaho. Imana ishimwe ko ari Imana igihanagura abantu amarira. Turagifatanya n'umuntu wese ujya ugira ishyaka, niko Umwuka w'Imana yambwiye, ry'umurimo w'Imana, ari ugufasha inzu y'Imana, ari ugufasha itorero, ari ugufasha abakozi b'Imana. Wowe ni wowe uzi ibyo ujya ukora n'Imana. Imana ize kukwibukira ku byo wakoze. Wowe aho uri mu bihugu bitandukanye nkurikiye, ni wowe uzi ibyo wakoreye Imana. Imana ikwibukiye ku byo wakoze. Imana ishimwe. Nawe kandi wa mubyeyi we uzamuye icyifuzo cy'umugabo wawe ngo ahinduke akizwe, nacyo kigiyemo kuko ari Imana ibyumvishije. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana yihagije, uri Imana isubiza amasengesho. Ngushimiye ibyo ukoze. Dusengeye igihugu cyacu, turasenze mu izina rya Yesu. Utanga uburinzi, utanga umugisha, utanga amahoro, utange kurama, utanga imikorere mizima, utanga agakiza. Utanga akiza mu rubyiruko, utanga akiza mu babyeyi, utanga akiza mu bagabo, utanga akiza mu bamama. Mwami mwiza, rarasinimo, ukora imirimo ikomeye Uwiteka. Kuri Imana ijya ibikora. Sabiye umuntu umugisha, uyu muntu ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, uyu muntu ugira ishyaka ryo mu nzu y'Imana, uyu muntu ugira ishyaka ryo gutanga icyacu, uyu muntu ugira ishyaka ryo gushyigikira abakozi b'Imana. Oneza kita manarayi, ngushimiye kumutabaye, umwibukiye ku byo yakoze. Nushimye nuhabwe icyubahiro. Sengeye umubyeyi ufite icyifuzo cy'umutware we. Mwami mwiza, ni wowe ugirema amashimwe. Tugushimiye ko ucagaguye imigozi yose y'abadayimoni. Tugushimiye kusenya imbaraga zose zikuzimu. Tugushimiye ko uyu mwanya ibi byifuzo uko wabipanze, ariko tubisenge kandi tugushimiye imirimo ikomeye igiye gukoreka kubw'imbaraga zawe,
buri muntu wese uko yize n'ibindi byifuzo tutabashe kuzamura, tubivuze wowe uruzi nk'Imana, nabyo turabizamura ngo nabyo ubisubize, kuko uri Imana ikiza, uri Imana ikiza abarwayi, uri Imana iruhura, uruhure buri muntu wese ibikomere afite na buriya burwayi bukire muri kano kanya. Ngushimiye ibyo ukoze nemandala, ngushimiye kuri Imana iremye amashimwe bikamenyekana. Urakoze Uwiteka kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza, Imana ibaho umugisha, amen.